reka rero dukomeze. Twumvise ko izi nyigisho zose twize zijyanye n'ubwami bw'Imana zibumbiwe mu ijambo rimwe, Kingdom Dynamics. Ibyo muyandike. Kubera iki? Ibyo twize byose, Kingdom Mindset, imitekerereze y'ubwami, Kingdom Behavior, n'ibindi bijyanye nabyo biya byose twize ku bwami bibumbiwe mu ijambo rimwe, Kingdom Dynamics. Kubera iki? Kuko iyo ubishize mu bikorwa biriya bintu niho imbaraga, les forces du royaume, imbaraga z'ubwami zitangira guterera ibintu hejuru, kugira ngo ibishizwe hejuru bitubaha Imana bitererwe hejuru biveho, hanyuma Imana yubaka ibyayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero imbaraga z'ubwami zigaragara iyo umuntu yashize mu bikorwa ibyo byose agenda yigishwa ku by'ubwo bwami. Niyo mpamvu byitwa Kingdom Dynamics. Wayumvise? Amen. Dynamics ni iki? Nubona kubera iki Odilo yicaye ku intebe ntatumuke? Rukuruzi. Sibyo? Isi iragukurura. Amen. Buri atome y'umubiri wawe irakururwa. Amen. Na atome y'isi. Niyo mpamvu utaguruka. Iyo rukuruzi rero yakwitwa, amen, haleluya, imwe mu dynamics, mu mbaraga cyangwa imbaraga zizana impinduka mu bintu runaka. Amen. Izo zose rero, ikintu cyose kizana impinduka, change, kizana impinduka, you need dynamics. Ni imbaraga zizana impinduka. Babyuse. None Kingdom Dynamics bivuga ngo ari amagambo turiga nituyashyira mu bikorwa ni ngombwa azana impinduka. Ni ngombwa. Imana nta na kimwe idahindura gipfa kuba cyaguye mu bwami kirahinduka. Ari abantu bo mu gihe cya Yesu batamenye ibyo turavuga Kingdom Dynamics, batamenye impinduka z'ubwami, bo rero bashaka kubyikorera. Ndeka tubasome. Bashaka kubyikorera. Ari imirimo myinshi abantu bakora bakibaza ngo ni imirimo y'ubwami, kandi ntawe ihuriye n'ubwami. Yohana 5:15. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Amen. Bari baje kumushimuta ngo bamugire umwami. Byagenze gute? Babonye ko bitinze. Amen. Bo rero ntibamenya ko iby'ubwami bifite dynamics yabyo. Amen. Bo rero bashaka kujya kubyihorera. Nawe rero ntuzagwe muri umutego. Wowe shira mu bikorwa amagambo yose wiga y'ubwami, yizere uyashire mu bikorwa, kubera yuko ubwami bufite imbaraga zabwo. ngo yego se umwami aguma avuga ubwami ko atimaze. Ubwo rero babwiraga ngo basinge ibyo avuga bati ko atinze se. Iyo nama nimba yarabere kwande? Ariko habaye amanama ati mu bagabo mwe aho bigeze. Aho bigeze tujye kumufata tumwimike. Bo nago afite ikibazo cyuko atari umwami, nuko ko bitinze. Nibamenya ko ibyo ubwami aravuga, ubwo bwami bufite dynamics yabwo within, bufite imbaraga zabwo muri bwo. Amen. Icyo dusaba ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'ubwami, ibyo twiga. Ibindi ubwo bwami burihagije, bufite imbaraga zabwo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ayo makosa dushobora kuyakora natwe, tukajya gushaka gukora ibintu mu mbaraga zacu.
tukabyita ngo n'iby'ubwami kandi si byo. Biratandukanye. Murumva ibyabaye? Dusomere twumve. Ariko Imana irashimutwa. Baragiye gushimuta umwami Yesu. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Amen. Arabacika, arabahunga. Rero tuwe kumenya ko ubwami, amen, ibyabwo muri iki gihe cy'umuganura n'iby'umwuka mbere na mbere, nubwo bifite imbaraga yo guhindura ibifatika, ariko n'iby'umwuka. Kandi abana b'ubwo bwami n'ab'umwuka, ntabwo ari abakamere. Ukwiye gutandukanya rero inisiyative zawe za kamere zishobora kukuvangira mu byerekeye ubuzima bw'ubwami, aribyo twisiki kingdom living, ubuzima bw'ubwami. Muri bukejo bari hano badamu babiri barwana muri twe, murabyuka. Adamu wa mbere ni uwa kamere, Adamu wa nyuma ni umwuka, byose biri muri twebwe birarwana. Ukwiye kumenya ese ibitekerezo binjemo ni ibya Adamu wa mbere akwiye gupfa, amen, kuko yaranapfuye, sibyo? Hanyuma cyangwa ni ibya Adamu wo hanyuma uko we ni muzima kandi ni umwuka. Ese ibi nshaka gukora bivuye kuri Adamu, amen, wa mbere cyangwa Adamu wo hanyuma? Ibi ni ibintu ukwiye kwibaza mbere yo gukora ibintu. Ibitekerezo bikurimo aka kanya, nimba uri umukristo wowe uri hano, byose bifite source ebyiri, bifite isoko, bituruka muri Adamu wa kera, ibyo uratekereza, cyangwa bituruka muri Adamu wo hanyuma. Nibyo ntabwo bivangitiranye. Mwabyumvise? Nugendera mu bitekerezo bya Adamu wa kera, umenye ko yambuwe ubutware. Rero Satani azakugeraho ubutware. Ariko nugendera mu bitekerezo bya Adamu wo hanyuma, ariwe Kristo, we yagaruye ubutware, uzagira ubutware kuri ya nzoka, kuri Satani. Nawe kumenya uraba mu wuhe Adamu, Adamu wa mbere cyangwa Adamu wo hanyuma. Birumvikana ibyo? Amen. Murabona inzira yo kurikira umwami Yesu benshi ntibarayisobanukirwa, biracyari kure. Bibaza ko gakiza ni kibura mwaka gusa, ntibazi ko harimo primaire, harimo secondaire, harimo na kaminuza, ibyiciro byabo byose ntibabizi. Kubera iki? Kuko bamwe bigishwa n'abantu bari kuri iyo level yo hasi nyine, ntibashobora gutanga ibyo badafite, kandi ushobora kugeza umuntu aho utaragera. Nicyo kibazo. Ni ukuvuga ngo des églises immatures, amatorero y'impinja, nuko ayobowe n'impinja mu by'umwuka, ntawe bihuriye no kwirirenga oya. Donc maturité. Aba bantu benshi bitwa leaders, ariko bapimwe mu minzani ntabwo ari aba leaders, nuko bayoboye impumyi. Kandi murabizi ko bavuga mu Gifaransa au pays des aveugles qui est roi. Le bon. Ufite ijisho rimwe mu isi y'abantu bapfuye yombi, bahita bagera ko ibyo ashatse gukora Yesu, bahita bamwimika, azajya barebera. Niko bimeze rero. Muri umuntu arafata Bibiliya ngo nanjye ngo ndi nyoza mu kuvuga, agafata Bibiliya, hanyuma namwe mukamukurikira, akababera pastori, azabageza Yesu. Akwiye kubageza aho yageze. Ntushobora kurenga aho wowe utageze. Amen. Yesu yavuze iki? Umwigishwa ndashobora kurenga umwigisha, ariko umwigishwa nakamirika, namara kuba accompli, kubakwa akagera ku rugezo, azamera nk'umwigisha. Ntabwo yavuze ngo azarenga umwigisha, azamera umwigisha. Kwemeze no muri kaminuza, za kaminuza zigifite uburere bukomeye cyane, amen, ndetse n'abaprofesori muri zo kaminuza, kandi nabo n'abadoktori, igihe
ahamagaye gufata ijambo nko muri conference imbwirwaruhame niko babyita, abanza kuvuga uwo yita mon maître, ni docteur ni professeur wenda, ariko avuga ko afite maître, ni mu bandi, amen, bamugejeje aho yageze, akwiye kubanza kububaha akamuvuga. Niko bimeze no muri domaine académique, no mu bintu bya université, kavuga mu maître, amen, kubera ko ntabwo yabivanye mu bitotsi. Hari umuntu wakoze kugira ngo amubake, amen, nawe ashobore kuba yagira nawe abandi bazamwita maître ejo, amen. Maître ntabwo ari abagusaba mu mategeko, bariya muri kaminuza babita le maître à penser. Maître à penser niyo yanyubatse he mu bwongo, abanza kumubaha mbere yo gufata ijambo. Iyo ni humilité intellectuelle, ko nakwiye kujya hariya kitera hejuru nk'uko yabivukanye. Ntabwo yabivukanye, amen. Niyo mpamvu no mu Banyarwanda ba kera wese yaragira uwo yirahira, wampaye inka, si yose naje kuvuga ikintu abanza kwirahira uwo muhaye inka. No mu by'ubwenge niko bimeze, le maître à penser, amen. Nka Putine ko maze kumumenya kubera ko avugwa mu makuru buri gihe cyose, na Putine buriya Putine ni umu intellectuel ukomeye, ntabwo ari gusa umutegetsi yagiye hariya gusa baba. Putine ni umu intellectuel, nawe afite un maître à penser, afite umuntu yirahira mu by'ubwenge, amen, n'abandi bose. Rero ukwiye gukurikira umuntu afite aho azakugeza, para gupfa gukurikira gusa, amen. Ariko umwe mukundira ababasetsa, azakugeza se mu nseko imeze gute? Nguriya mu pastor namukunda agira urwenya se ruzagumarira iki? Ukwiye gukurikira uzagira aho kugeza, kuko hari aho Imana yamugejeje. Imana ishimwe, amen. Perezida wa Amerika yitwaga Kennedy, baramurashe muri za 1968 ndibaza, Dallas, yabaye assassiné. Kennedy yaravuze ngo kugira ngo ibyo ugambira ubigereho, we yaravuga nk'umunyapolitike, kugira ngo ubigereho ngo il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, ngo ukwiye kugira abakwegereye beza, wahisemo kubona ko hari icyo bazakumarira. Wabyumvise? Ariko niwiyegereza abantu b'ibigwari n'abapfapfa n'abanijiji, sibyo, ntawe bazakugeza, ahubwo bazakuvumamo n'utwari ufite, amen. Donc il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Vajoro tugaruka rero kuza buri mbere, hahirwa utagira mu nama z'ababi aticarana numva se kukiye kureba neza abakwegereye, aho mugendana, abo mumarana igihe, kuko nta muntu aba ku giti. Twe dufite abo tubamo, sibyo? Ukwiye kubareba neza bameze bati, ese bazakugeza kuki? Ntabwo ari imibare, ni qualité y'abantu mukwiye kuba mugendana. Na niyo bivuga ngo kugendana n'ababikonona ngeso nziza, amen. Uriya muntu imitekerereze ye, okay, ese yanzamura, ese uriya muntu imitekerereze ye yanzamura, ese magambo avuga yanyubaka mu biki, kugira ngo ntuzate umwanya wawe. Ifu kumenya abakwegereye bameze bate, bafite yerekwa, ahubwo bo baro baraganahe. Wayizi ibyo ni ibibazo ukwiye kumenya, kuko icyuma gicyaza ikindi, niko migane bavuga. Ntabwo icyuma gicyazwa n'imbaho, mwarabibonye mwebwe. None wowe uri icyuma, kuko abana b'Imana ni ibyuma. None bagendana n'ibiti, bagenda n'iki? Paye niki paye, ibyatsi
na bya bindi binini ibikenyeri, wowe uzagendana n'ibiti hanyuma n'ibyatsi hanyuma none bazagutyaza gute? Ibi mbabwira mu byumve, bazagutyaza mu biki? Ahubwo muzasazira mu matiku. Parce que les grands parlent les projets, les petits parlent des grands. Ngo abantu bahambaye bavuga imishinga, naho rubanda ivuga abahambaye. Les grands parlent projets, alors que les petits parlent quoi? Parlent des grands. Ibitekerezo biri hasi, biri hasi. Nuba mu bantu baguma bavuga abandi gusa, bavuga abandi, ntacyo bazakungura. Amen. Kwiye kuba n'abantu muvuga ibintu by'ubwami, ibintu bihambaye, ibintu byateza imbere ubwami bw'Imana. Haleluya. Ibintu byatuma Imana ihimbazwa, byatuma Imana ihabwa icyubahiro, bituma Imana ihabwa ikuzo. Mukwiye kuvuga ibintu kuko iby'Imana nibyo bihanitse kurusha ibindi. Imana ishimwe. Nimba muri abakristo bacuruzi, muvuga ubucuruzi bwanyu n'imishinga, ariko muganisha ku bizazamura ubwami bw'Imana. Muvuga imishinga yanyu ariko mugusha ku byatuma Yesu amenyekana, ubwami bwe bujya imbere, bakabumenya. Ariko nimuguma mu bantu gusa baraho gusa, muvuga gusa byakanaka na kanaka na kanaka, mu ijuru avuga ati ya mbega abantu bahushije intego, ntago bamenye intego yatumye imbarema. Amen. Fupa guta umwanya wanyu muvuga ibintu bitafite cyo bimaze. Ifo kungura abandi nabo bagakungura, nibyo bita icyuma gicyaza ikindi. None kwiye kureba wowe abo mugendana, abo mwirirwana, abo mukunda kubana, ni ibyuma cyangwa ni ibiti, cyangwa ni ibyatsi, cyangwa ni ibikenyeri. Ibyo rero bitari ibyuma bisezerere. Nimba uri icyuma, gendana n'ibyuma. Nimba uri ikizu, ugurukane n'ibizu. Hari ikibazo. Nimba uri ikizu, kahukarana n'inkoko n'izindi nyoni zindi, biza kudindiza. Kuko puissance de vol ya aigle nta yindi nyoni ifite. Amen. Imbaraga zo kuguruka za ego, ikizu nta zindi nyoni ifite. Niyo ikizu ntabwo kigurukana n'izindi nyoni. Iyo kitagurukanye n'ikindi kizu kiri ugurukana ubwacyo. Nimba ari uri mu bwami, gendana n'abana b'ubwami, muzacyazana. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Mu ijambo rimwe, wimenye uriwe. Nutimenye uriwe, uzasanga warataye gahunda wowe, Satani azagukoresha ibyo ashaka. Ukwiye kwimenya uriwe. Nibyo bita kumenya identite yawe mu bwami bw'Imana. Identite yawe mu bwami bw'Imana. Uriwe. Yesu yaguhinduye iki? Yaguhaye identite. Uri iki mu bwami bw'Imana? Position yawe ni iyihe mu bwami bw'Imana? Ibyo ni ikintu bikomeye cyane, ni iby'ingenzi. Ibintu byitwa kingdom citizenship, ubwenegihugu bw'ubwami bw'Imana. Benshi ntabwo bazi ko bafite ubwenegihugu bw'ubwami bw'Imana. Ndi umwana w'ubwami, nubwo mu buryo bw'isi ntabwo bigaragara, ariko mu buryo bw'umwuka ndiwe. Mwiye gusobanukirwa rero ibijyanye n'umwana w'Imana cyangwa citizen w'ubwami bw'Imana, citoyen du royaume, umwenegihugu w'ubwami bw'Imana, ni ibiki yemerewe mu gihe cya none. Quels sont ses droits dans le royaume? Ni ibiki yemerewe mu bwami bwa none? Ni izihe nshingano asabwa kuzuza kubw'ubwami mu gihe cya none? Kuko umuturage w'igihugu afite byombi. Afite ibyo yemerewe muri icyo gihugu, afite n'inshingano asabwa muri icyo gihugu. Okay?
ntabwo wowe ufite gusa ibyo wemerewe, ufite n'ibyo usabwa. No mu bwami bw'Imana niko bimeze. Hari ibyo twemerewe mu bwami bw'Imana, hari n'inshingano. Ibyo ni bijyanye n'iki? Kingdom citizenship, la citoyenneté du royaume. Mana ishimwe. Mu bwami bw'Imana nemerewe iki? Nemerewe ko n'indwara umwami w'ubwo bwami agira gute? Ankiza. This is my right. Ni uburenganzira. Amen. Haleluya. Hanyuma obligation, inshingano. Nincuruza nkunguka, uwo mwami akeneye yuko icya 10 nkimuha. Sije ko y'abantu bamaze kugwa, Satani itacuri ku bwenge bwabo. C'est terrible. Rero twasomye iki? Kumenya inzira y'umwami hanyuma ukayivamo. Ugiye kuba byiza niki? Iyo utayimenya. Ituba pire. Ituba kabutindi. Bari abantu bagiye gushaka Yesu ngo bamufate bamugire umwami. Bashatse kuzana ubwami bw'Imana ku mbaraga zabo. Ntibamenye ko ubwami bw'Imana bufite dynamics zabo, bufite imbaraga zabo. Nubona nk'ubundi ndavuga gutya, mwe mwibaza ko niho ndavuga iby'ubwami bigarukira kuri mwe hano gusa. Simvuga we ntuze bya internet. Ndavuga mwibaza ko niho ndavuga bigarukira hano. Kuko niho ndavuga iby'ubwami. Okay? Umwuka w'ubwami ari umwuka wera. Muri we, amen, biro biragenda bikarenga n'akagasi kacu bibiri. Ndiyo ndavuga aya magambo aragenda muvuduko urenze umucyo kandi agakwira mu kanya isasi, mu kanya ko guhumbya. Ibyo mvuga biro biragenda bikarenga inyenyeri, bikarenga za galaxy, bigafata isanzure, kubera ko biri mu Mana. Kandi mu Mana isanzure n'ibirimo na gatonyanga. Imana yabwe icyubahiro. Abagalatiya 5:13-16. Turebe iyo ntambara rero y'iby'ubwami ariyo tuise kingdom tension. Intambara umukristo kuri wese akwiye kuba ayumva ko ayirimo. Bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconshomerana, mwirinde mutamarana. Atera kuri 16. Pardon. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Okay, mbere ko dukomeza. Muyoborwe n'umwuka, niyo mutazakora ibyo kamere irari. None kamere yaratuvuyeho. None nimba kamere gihari kandi ukaba urumaze kuba umwuka, numva ko intambara ikwiye kuba ihari. Iyo ni intambara réelle y'ukuri buri mwana w'Imana wese muzima abamo ku munsi. Amen. Kadukomeze. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Voilà. Nuvuga hari intambara mu buzima bw'umukristo w'ukuri hagati ya kamere n'umwuka, kuko byombi birahabanye. Kimwe icyo gishaka nicyo ikindi cyanga. Reba nk'ubu, iyo habaye amasengesho kwitanga, kwiyiriza, umuntu ataramenya intambara hari igihe agera bikamunanira, kuko kamere ntabwo ibyo kwiyiriza ibishaka, kuko ni iby'umwuka. Gusenga, nimba ufite gahunda yo gusenga, hari igihe iyo kamere ikurwanya ugasanga nta gusenga, kuko kamere ntabwo ibyo gusenga ibikozwa. Nimba ari ikintu ushaka gukorera Imana, kamere ntabwo ibishaka, kuko kamere ntabwo ishaka iby'Imana na gato, kuko kamere yo izi ko ubwami bw'Imana si ubwayo.
ntishaka no kubwumva. Nibyo batubwira muri Korinto ba mbere. Turagaruka hariya turarangiza. Korinto ba mbere 15 51 52 usomere 50 nushaka 50 gusa, 50 gusa. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki: yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuraga ibitabora. Amen. Ntibubase uvuga ngo uyu mubiri uzi yuko utazaragwa ubwami bw'Imana. None se turavuga iby'ubwami bw'Imana, uyu mubiri ntabwo uzaragwa ubwami bw'Imana. Igihe cyose rero tuvuze iby'ubwami bw'Imana, umubiri urivumbura, le corps regembe, ntabwo uraba transforme. Nibyo twasomye Abaroma 8:23, dutegereje gucungurwa kw'imibiri yacu. Uyu mubiri wacu ntabwo uracungurwa, umubiri wacu uracyari ku ngoma ya Satani. Umubiri wacu uracyari ku ngoma ya Satani, irari ryawo biracyari bya ya ngoma Yesu yaje kutuvanamo. Murabyumva? Kuko uyu mubiri w'inyama n'amaraso ntibizaragwa ubwami bw'Imana. Iyo tuvuze ubwami bw'Imana, uyu mubiri ntubishaka. Ukwiye kubimenya. C'est là où se situe le combat du chrétien. Aho niho haba intambara y'umukristo. Satani w'inyuma hanze ye, hari intambara iri imbere. Ngo kamere, uyu mubiri w'inyamaraso ufite ibyo ushaka, ibyo urarikira bitandukanye n'iby'umwuka ashaka. Kubera ko umubiri urabizi ko utazaragwa, wo urabizi ko urupfu niruza cyangwa impanda niba. Impanda ntabwo yuzi kuko urumara iby'umwuka, ariko umubiri iby'urupfu urabizi. Ese umubiri uzi kuzapfa cyangwa ntabyo uzi? Nikubwira ko umubiri uzi kuzapfa, ninde yambwira ko umubiri we uzi kuzapfa? Sobanurira uko umubiri ubizi. Dore mbabwire. Nubona inka, nimba inka bari buyibage, sibyo, itangira gutitira kandi ntibarayijyana kwibagiro. N'umuntu, amen, haje igitekerezo ko ejo bazamunyonga, atangira gutitira. Nabora umuntu w'imbere, umubiri uzi kuzapfa. Niyo mpamvu hari za fenomene ziba mu mubiri niba umuntu azapfa, kuko ubutangiye kuvuga ngo ibyanjye birangiye ntibizongera kugaruka. Umubiri rero utinya gupfa kuko niryo herezo ryawo. Na niyo mpamvu urwana ngo ukuremo akayo gashoboka. Uyu mubiri wawe wambaye urabizi kuzapfa. Ubu ntabwo bizi. Haramutse habaye ikintu kikwereka ko ugira upfe mu nyuri imbere, uraza kubona umubiri wawe ukuntu uhinduka. Icya mbere, baraguha icyayi ntukinywe kandi urayikundaga. Urumva? N'ibintu wakundaga bitabi ntacyo biba bikubwiye kandi ntabwo urapfa. L'idée gusa ko hari evidence ko uri bupfe bituma ibintu byose by'umubiri birahagarara, kuko umubiri urabizi ko iherezo rigeze. Ariko ba Paulo bari bamaze kujya mu rwego rukomeye mu bwami, bashobora kubona ko babajyanye aho babicira, ko Nero yamujyanye kuri guillotine kumukata umutwe. Amen. Paulo bagiye kumuca umutwe, ntago umubiri we watitiye ngo utume avuga ngo mumbabarire, sinzongera kuvuga ubutumwa. Yaravuze ngo ndiyo ndasukwa nk'ibisukwa bw'icaniro, ngo igihe cyo kugenda kwanje kiregereje, ngo narwaye intambara nze kwizera, narinze kwizera, none umwami arambika ikamba kuri wa munsi. Ntabwo ari igihe nyine n'abandi bose bashima kugaruka kwe. Urumva? Afite victoire kubera iki? Yarabyitoje igihe kirekire mu buzima bwe. Amen. Ni exercice. Uwo ni Paulo. Ari amagambo avuga ya nyuma ni akwereka ko yari yanesheje kamere.
mwanyumvise. Ariko benshi muri twe kamere iracyari ku ngoma. Nicyo kibazo. Amen. No kwa satani abantu bari mu rwego runaka bafite uburyo bitoza kugira ngo baneshe ubwoba bw'urupfu. Saddam Hussein amaze kumenya ko bazamunyonga, ko yarabimenye mbere, hari ibyo yakoraga, hari imyitozo yakoraga, ariko mu kwizera kwe kwa Islam. Wanyumvise? Hari imyitozo fiziki yakoraga buri gitondo, hari ibindi yakoraga mu buryo bw'umwuka, ariko umwuka muravuga mvuga nabwo ari umwuka wera. Mu buryo igihe cyo kumunyonga kigeze, yaramaze kuzamuka hejuru y'ubwoba bw'urupfu. Bamushize n'ahariya mu kumunyonga, umugozi bawushize gutya, we arawajista nkuko uwajista karavati, kuko yari yamaze kugera kuri urwo rwego. Nuvuga ngo imyitozo rero irahari ku isi, mu isi ya satani no mu isi y'ubwami bw'Imana. Ntago bizaza gutya gusa, ni imyitozo. Amen. Kandi ngo igihe tutaragira kukunesha ubwoba bw'urupfu, satani azaba agifite amahirwe menshi yo gukomeza kudukoreramo no kudukoresha. Biravuga ngo Yesu yambaye umubiri ngo abature abo bose. Amen. Ngo aneshe wari ufite ubushobozi ku rupfu, ngo abature abo bose babaga mu bwoba bw'urupfu, bigatuma baba mu bubata. Ubwoba bw'urupfu butufungira mu igereza y'ububata, kandi ntabwo ari Imana itujyana mu bubata, ni satani. Rero mukwiye kumenya ngo igihe cyose tugifite ubwoba bw'urupfu, ntabwo satani turamunesha. Urugendo cyari rurerure. Ubwoba bw'urupfu satani yo kudiringa nawe, noneho mugakora deal, akaba compromis. Ba Paulo rero na Petero bari bararenze. Umva Petero nayo mu magambo ya nyuma aravuga ngo mu gihe cyose nkiri muri ingando, amen, ntarayivamo, nk'uko umwami wanjye yabimishuriye uko nzava muri ingando, ngo mu gihe ntarayivamo nzajya mbibutsa ibyo nababwiye, iby'ubwami. Wumva bivuga afite ubwoba? Oya. Ko umwami yamubwiye ukuntu azapfa, ko bazamubamba bamucuritse, biri muri Yohana. Nuvuga ngo rero Petero amaze gukamirika yabifashe nk'ibintu, ni nk'urugendo ari hafi kujyamo. Amen. Arafite pasiporo, arafite amaviza. Amen. Donc n'urugendo gusa, ni question y'itariki yo kugenda, ntabwo bagira. Ariko twebwe hano muri iri joro, ni ajuri yiva mu ijuru ngo wowe mu gitondo unywe icyayi cya nyuma, kuko saa yine ndakujyana, muraza kureba abantu baraza gupapa, batanga gusaba imbabazi n'ibyaha by'abasekuruza babo, ngo Imana ntibajyane. Ninde atinya kujya mu ijuru? No mubiri, kuko utazarabwa ubwami Imana. Nimva ko twibera mu mubiri tukabeshya ko turi mu mwuka, ni indirimbo gusa, turaba amagambo gusa. Dusimbwe mu kanya kamwe. Niko bimeze se hano nona. Imana ivuze ngo wowe saa 10 ndakujyana. Nago nza kubona umuntu abyina ashima, ekada tangira sa imbabazi. Niko Ezekiel, umwami Ezekiel yagendeke. Amen. Bamubwiye ati wowe tanga amategeko ya nyuma mu rugo rwawe, ngo ndakujyana. Yagize iki? Tangira kwiha, yararize. Nose ninde muri Ezekiel yanze kujya mu ijuru? No mubiri. Hanyuma rero ko Imana tuzi ko turi umukungugu, imugeze imyaka 15, ati ntacyo, ati kutiteguye rero reka ngo utundi twaka 15, ariko nyuma y'imyaka 15 ndakujyana. None se imyaka 15 ntiyatumutse vuba? None se ari heze Ezekiel ntiyagiye se? Turatinya urupfu kandi ruzajyana abantu, kiretse ab'Imana yagambiriye ko
izazamura mu kubahindura mu kanya guhumbya impande ivuze batanyuze mu rupfu, ariko abandi bose bazarunyuramo byanga yakunda. Bamwe bazarunyuramo batageze mu zabukuru, bakiri bato. Donc Imana niyo yagennye. Wowe uragenda ryari, uri aragenda ryari. Ninde azumva impanda agahindurwa akajya mu ijuru atanyuze mu rupfu? Ninde akwiye kurunyuramo? Ibyo byose ni ubwiru bw'Imana. Niyo mpamvu rero ukwiye gutangira kuwimenyereza mu mwami, exercice spirituel yo kuzamuka hejuru iyo realite y'umubiri wacu, none tukaba muri realite y'ubwami. Amen, amen. Kingdom reality ni imyitozo mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kumedita, ni imyitozo. Mbahaye ingero zitandukanye. Mbahaye n'urugero rw'umuntu w'isi, Saddam Hussein yadefiye abakristo mu bisanzwe kudefiya urupfu, kandi twe turabizi aho yagiye. Nimba na Yesu ari hehe? Kuzimu, ategeza izuka ryo kuzacirwaho iteka, ariko yaradefiye urupfu. Wabizi bakagushira ahantu bari ukunyonge, umugozi akaba ari wowe uwajista neza, mumva si cyagora. Dufate iminota 5 dusenge kugira ngo nitwongere kuyoborwa na kamere. Ariko abanza turangirize hariya twasomye Agalatiya. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. 4:25 Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Amen. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Ngiyo intambara ya buri mukristo w'ukuri. Ukwiye kubimenya ukigishwa muri Kristo ko iyo umaze gukizwa haba habaye operation. Iyi niyo nshaka kurangirizaho mbere ko tufata iminota 5. Iyo umuntu amaze kwakira ijambo ry'Imana hanyuma akavuka ubwa kabiri bwo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana, Imana nk'umuganga ubaga itiza igatandukanya umwuka wawe n'ubugingo. Uko ubugingo tutarakizwa buri mu kwaha kwa kamere. Kamere niyo bukoresha. Rero ijambo ry'Imana riraza rikatandukanya rero. Umwuka ukajya ukwaho n'ubugingo bukajya ukwabwo, kugira ngo noneho utangire kwiga kugenda mu mwuka aho kongera gukomeza kugenda uyoborwa na kamere binyuze muri ame, soul yawe, ubugingo bwawe. Niyo dusoma mu Baheburayo ibice 4:12. Iyi ni operation Imana ikora iyo umuntu avutse ubwa kabiri. Ibi byose turiga ijya no hino, tugenda ijya no hino muri Bibiliya, byose mu ijambo rimwe byitwa gute? Kingdom dynamics. Very good. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro,
kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Amen. Amen. Inkota y'ijambo ry'Imana iyo umuntu aryizeye rimwinjiyemo rigabanya, rirahinguranya ubugingo n'umwuka kabitandukanye. None umuntu agatangira kumva ko muri we habayemo abantu babiri bazajya bahabanya mu byo batekereza no mu byo bashaka gukora. Mbere y'uko ijambo ry'Imana rihinguranya ubugingo n'umwuka ku muntu yizeye, byose byaravangitiranye, byose ni ikintu kimwe. Niyo mpamvu atekereza gusambana akajya gusambana akumva ko ari bisanzwe. Yatekereza kujya gutukana, kujya kurwana, kujya kwiba, kujya kubeshya, kujya gukora ibiki, akagenda ko ni monoblock. Byabaye ikintu kimwe iyo utarakizwa. Ariko iyo umaze gukizwa, iri jambo ry'Imana ryitwa inkota y'Imana, rirahinguranya ubugingo n'umwuka. Noneho ugatangira kumva nk'uko muri wewe harimo abantu babiri batekereza ibintu bibiri bihabanye. Aho niho hatangira kuba intambara rero. Nibyo bita kingdom tension, hamwe na yindi yo kuba mu bihe bibiri bitandukanye mu gihe kimwe. Kingdom tension ziri mu rwego bubiri. Ari urwego rw'imbere n'urwego rwo hanze mu buzima bwacu. Ese birumvikana? Amen. Utarakizwa byose biri compact, monoblock. Ni ikintu kimwe, one package. Ijambo ry'Imana rigira gute? Rirahinguranya ubugingo n'umwuka, birawusepara. Ugatangira kumva muri wowe hari abantu babiri batekereza ibintu bitandukanye. Urashaka kujya gusambana, kera wahita ugenda. Ariko kumva hari undi avuga ati ariko se ntuzi ko Imana ibyanga? Ariko mbere uwa kabiri ntabwo yarahari. Wayibise? Ari umurimo w'Imana bavuga ukiye gukoreka kandi urafite ubushobozi. Wa wundi akakubwira ngo ariko se wowe ntabwo uzise ko ukenegura urukweto. Wa wundi akavuga ati ariko se ntabwo uzise ko urajya mu ijuru, kandi ko Mose yabwiye Farawo ngo nta n'ugwara tuzasiga. Niyo mvuga abantu babiri. Iyo ugiye ukura rero mu by'umwami, ugenda ucecekesha uriya wa kamere, ijwi rya kamere, kugeza aho ijwi ry'umwuka niryo rizafata ingoma yose. Niryo batubwiye hano ngo abakristo barabambye kamere niruba nirariya ryayo. Birumvikana? Ibyo rero ukwiye kumenya, ese ndiyo ndagendera muri kamere cyangwa ndagendera mu mwuka? Abantu benshi rero mu barokore bajya bavuga ngo nabo umwuka, n'abanyamwuka. Uriya n'umunyamwuka, ntabwo bazi ibyo bavuga. Kuba senga gusa gicu gusa yabaye umunyamwuka. Cyangwa akavuga ubutumwa akabana agaserereka yari akiterera hejuru akakanura amaso. Nimujya mubabona hariya mu mavideo. None ngo ni umunyamwuka, ntabwo bazi ibyo bavuga. Mwumvise kuba umunyamwuka? N'urugendo. Amen. Utigishuje iby'ubwami ntuzamenya ko umunyamwuka icyo bivuga. Uzajya ubyitiranya. Uzajya ubitiranya no gushusha urugamba, uzajya ubitiranya no gutsimbuka. Sibyo? No kuvuga mu ndimi n'ibiki byose, ntabwo ari ibyo biguhindura umunyamwuka. No. Ushobora kuba usenga ukerekwa, ariko still uracyari wa kamere. Mu gihe cyose utaramenya ko ijambo ry'Imana ryahinguranye muri wowe ubugingo n'umwuka, ugatangira kwiga rero kumenya kubitandukanya, kugira ngo noneho ijwi ry'umwuka rizagende rimira buhoro buhoro ijwi rya kamere. Aho niho witwa umunyamwuka. Ntimuzabyitiranye rero. Amen. Haleluya. Nubwo umuntu yakubwira ibyawe akakubwira ibiki, ntuzavuge ngo yabaye umunyamwuka. No.
uzi ko uyu mwanya umviriza ijambo ry'Imana tuja kurivuga tukagusengera wowe ugakizwa uwo mwanya ugatangira kwerekwa iby'abantu kandi ari iki gikizwa. Twebwe igihe twataye gukorera Imana, amen, hari umwe yaje gukizwa kandi twarakoranaga nkigisha muri secondaire muri école technique. Amaze gukizwa ariko ubu yarapfuye, cyangwa ntuvuge ko yapfuye, arasinziriye kuko yari umukristo. Noneho ntakijwe vuba, amen. Twatangira gusenga amaso y'umwuka agafunguka akabona ibintu abandi batabona. Sibyo mwita amayerekwa, kandi niho giki yarikizwa. Ni umunyamwuka rero, ni umunyamwuka no nuvuga ngo amaze gukizwa, amen, ni fenomene muka. Iyo umuka we tumwakire tumaze gukizwa, sibyo, hari igihe ashobora gukora ibintu birenze mu buryo tuvuga ko dimension surnaturelle yafungutse kuri uwo muntu, ariko ntabwo aracyari uruhinja, ntabwo aramenya gutandukanya umuntu wa kera n'umuntu wo mu mwuka, amen. Mbabwira nibyo twafa gusaba uti rero reka dusenge, abyibise, reka dusenge, tubabaze dusenge, twatangira gusa we agahita abona ibintu. Kandi yaba ari mwebwe gutamujya kumufata mu mimike, ntabwo bazi umuntu ukuze mu murebera he, ntabwo bamurebera mu mpano hano, bamureba muri character. Iyo mpamvu twishe kingdom character, kingdom behavior. Iyo nigaragaza umuntu afite maturity, za mbuto zigaragara, kuko igiti cyera imbuto ariko cyakuze. Ari Abagalatiya muri basomere, amadufata 5 dusenge mbere yuko tuzagusoza. Abagalatiya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana, amen. None igiti cyera imbuto ryari gikuze, wabibise? Niyo mpamvu Bibiliya yazise imbuto. Imbuto ni maturité. Uzamenya ko igiti cyakuze ryari nimba ari igiti gifite imbuto, nuko iri mbuto zaje cyakuze, amen. Ndero n'umukristo umenya ko akuze, aroragira croissance, izi mbuto zitangire kuboneka. Muri izi mbuto bavuze kwihangana, mwabibona? Naje kubabaza, iyo muri famille mu rugo wenda bari bamenyereye kugira ibikwiriye, noneho hakaba impamvu, hakaba igihe cya crise, noneho wenda bari bamenyereje abana babo kubaha, dufate nka vacances. Noneho umwana rero igihe cy'ibiruhuko kirageze, sibyo? None namenye ko ababyeyi baratakaje akazi, kandi amezi 6 yarangiye, za ekonomiza zashize, noneho baricaritse abana. Rero abana bakiri bato, apana bakuru, abana bafite muri myaka 10-12 gutyo. Ati rero bana, rero uyu mwaka ntuzagenda muri vacances, tuzaguma hano. Abana bafite gute? Barasaza imigeri. Kubera iki? Kuko urwego rwabo ntirushobora kubisingira. Ariko iyo babwiye abana bakuru bamaze kuba mature, bamaze kuba mu rugero rwo kumva ibintu, ababyeyi barabwira ati bana rero mwihangane. Kwihangana rero ni mu mbuto, niza abantu bakuze mu by'ubwami.
ziriya mbuto nizo bareberamo umunyamwuka, umuntu amaze gukura mu mwuka, apana muri za mpano. Abakorinto ba mbere 12:11. Kuko mu bebe spirituel akanya ashobora kumanifesta izo mpano. Rero ntuzarebe rero abantu ngo bakuze mu mwami Yesu warebera ngo mu mpano. N'uruhinja rwakijwe ejo mu gitondo ruswagira impano wowe udafite, kuko batubwiye ngo umwuka atanga uko ashaka, ariko imbuto ntago ziza ko zishaka, ziza ko umuntu akuze. Nsomera Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa nyuma gusa 11. Ese ibi aricyo bibungura? Imana ishimwe. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Agabira umuntu wese izo mpano zivugwa haruguru uko ashaka, atita ku myaka umaze mugakiza, atita ku ruhinja cyangwa ukuze. Ariko abantu ko batigishwa, babona umuntu gafite impano ngo arerekwa, nguriya muntu arerekwa, none bakamufata rero bakajya kumwimika. Reka rero abayobye na ya mpano wenda yatangiye ari ukuri, none Satani atangiye kuyikoreramo, none atangiye kuyobya abantu, kuko ijambo ry'Imana ntago bakirireba, bumva ibyo avuga ngo yeretswe, bagatakara. Uko niko ibi byuma by'amasengesho bitakaza benshi, babitakariramo, kuko abo bantu ntago bafite maturite, ntibafite ijambo ry'Imana, kuko abantu ntago bamenye ngo imbuto nizo zigaragaza gukura, naho impano umwuka zitanga uko ashaka. Wowe uri imbere y'uruhinja, none kubera ko ngo rufite impano yo kwerekwa no kuhanura, utangiye ukuyobora, kandi wowe ufite ijambo ry'Imana wamufashisha amenye niyo mpano ukuntu ikwiye gukora, kugira ngo nizamubere ikigusha. Abantu benshi rero bayobowe n'impinja, kubera ko ngo bayobowe n'impano impinja. Rero muri make, impano ntabwo zitangwa n'Umwuka Wera akurikije uko umuntu akuze, ngo umwuka atanga uko ashaka. Ariko imbuto z'umwuka zigaragara gusa ku muntu kuze mu mwami. Imbuto nizo zigaragaza maturite, nta mbuto nta maturite hari. Wabyumvise? Amen. Izi mbuto nizo zigaragaza ko umuntu akuze. Haleluya. None reka nkubaze ikibazo, umwami yakuzeza umurimo uru ruhinja mu mwuka, yabikora? Kubera atabikora, kuko umurimo ufite intambara zawo, kandi intambara zawo zikeneye byinshi kugira ngo umurimo w'Imana uzinyuremo, Satani atigambye ngo yashoboye gusenya umurimo w'Imana. Bikeneye kwihangana, kandi uruhinja ntabwo rwihangana. Cya kabiri, bikeneye ubushishozi bw'icyo gukora. Iyo rukambye, iyo bikomeye, uruhinja ntabwo rwabivamo. Niyo mpamvu umurimo w'Imana, Imana iwukonfiya abantu bari macuha, abantu bakuze. Amen. Kuko bazahagarara nk'uko bikwiriye, mu gihe gikwiriye, bakora ibikwiriye. Imana yabwe icyubahiro. Nabyumvise? Ntabwo uruhinja rushobora guhagarara mu bikomeye, ruzatabwiruke rega. Amen. Satani ngo agenda yivuga nk'inta, azatontontoma rimwe rwa ruhinja rwiruke, hanyuma intama zitatane. Wayibize? Amen. Kubera iki? Wenda ejo Imana izavanamo mwebwe aba leaders bayo, mbabwire kimwe mu bintu byigishwa muri leadership y'ubwami. Amen. Leadership skills y'ubwami ni byinshi, ariko kimwe reka nkibabwire. Abariza? Ni principe, ni ihame riyobora abantu bari mu rwego rwo kuyobora
abandi mu murimo w'ubwami. Kimwe ni iki? Un leader est une personne seule. Ngo umuyobozi mu by'ubwami ni umuntu agenda wenyine, ntabwo muza kubyumva, kandi ari kumwe n'abandi. Si bya bindi se ngo twaracunguwe tegereje ucungurwa. Nukuvuga iki? Uvuga ngo ari kumwe n'ab'Imana yamuhaye, amen, ariko mu buryo bw'umwuka, amen, agenda wenyine. Kubera iki? Kubera yuko hari ibyo abona batabona, hari ibyo yumva batumva, kandi hari ibyo adakwiye kuvuga igihe kitaragera. Nimumva se ko ari wenyine? Umva nk'ibyo abantu b'imijana babimenye. Kuko nago nijoro yumva ibintu hanyuma ahite abatelefona ngo saa 12 ndabashaka. No. Akwiye kubanza gusenga, akwiye kubanza kubaza Imana ibyo ari byo, akwiye kubanza kubaza Imana nimba abigumana cyangwa bivuga, akwiye kubaza Imana nimba azabivuga ryari, akwiye gusobanuza. Nyuma umubona Nehemiya igihe yavuye ariya mu Buperesi agiye mu mission umurimo wo gusana Yerusalemu, amen, yagiye wenyine, na nijoro afata ifarashi asohoka wenyine pour inspecter les lieux. Yaje kubwira ekipe ya mbere yitwa equipe de base, abantu bake nyuma bamaze kukacinga vision imuzanye, ari convaincu yuko babimaze kwifata, none extendinga team babibwira n'abandi. Ibyo byigishwa muri leadership. Ariko yaza gusa akigera Yerusalemu ngo ndaje, nta murimo ari gukora, kuko yari guhagurutsa intambara hataragera. Niyo bavuga ngo un leader est une personne seule. Il fait cavalier seul. Kandi ari kumwe n'abandi, ntabwo ari kwironda. C'est inhérent à son rang même de leader. Bituruka kuri leadership afite. Amen. Avugira ibintu ku gihe, amen, avuga ibiri ngombwa, akabibwira ba nyirabyo, amen, kandi akaba amaze kudevansa, amaze kumenya na mbere ingaruka biri buzane. Niyo mpamvu ntakwiye gutungurwa. Mu ijambo rimwe n'iryo bita muri kino gihe, akwiye kuba proactive, kuviva mbere y'abandi, amen, ibintu n'ingaruka yabyo. Ibyo si uruhinja rwabishobora. Abantu benshi mu isi, yaba mu by'Imana yaba muri by'isi, abantu benshi biyita aba leaders, ntabwo ari bo. None batari bo ni abakirero, n'aba managers, baramanaginga, ariko bakita bari aba leaders. Kuko mu leader adevansa ibihe, akabona mbere ibyo abandi batarabona, kandi akabiviva mbere ko abandi babiviva. Uvuga ngo abantu benshi rero biyita aba leaders, sibo, baramanaginga. Iyo rero aba managers rero urazi igaruka, baguma bareactinga, kuko ibintu birabatungura. Niyo baguma bahindagura ibintu. Kubera iki? Kuko ntabwo ari aba leaders, ni aba managers. Nibyo bita mu Gifaransa, amen, les dirigeants, amen, ni ba leaders. Alléluia, amen. Abo ba dirigeants rero ba leaders bafite urwego bahagazemo, bari ku musozi ku mpinga, babona hakuriye ibyo abandi batabona, amen. Hanyuma abandi bitwa les gestionnaires. Gestionnaire ne fait que gérer, nta devance à l'histoire, nta devance igihe, il ne fait que gérer situation iraba. Vuga ngo amara umwanya we gusa areagisa, parce qu'il ne voit pas loin. Donc akazi ke ni kureagisa kubyo biraba. Okay? Kuko nafite iyo calibre, nafite urwo rwego. Urazi ko babyita mu Cyongereza ni impano yitwa, amen, foresight.
sight ni kureba, for ni prefix kureba mbere y'abandi ibyo batarabona. Ibyo ntabwo bigira aba managers, ntabwo bigira aba gestionnaire, bigira aba leaders. Reka mbabwire rero mu kurangiza, muri Amerika bakoze research, bakoze ubushakashatsi, si Amerika siyo tureberaho, basanga mu bigo 1000 byaba ibya leta Amerika byaba ibyikorera, basanga mu bigo 1000 bakozeho ubushakashatsi, basanze ko muri ibyo bigo 1000 benshi ntabwo aba leaders nubwo babyise n'aba managers. Bavuga ngo notre société cyangwa les États-Unis manquent cruellement de leaders dignes de son nom. Ngo they are a lack of leaders in our modern societies. Lack of true leaders. Ntabo. Kuko ntibafite icyo kintu kimwe cy'ingenzi, foresight. Bavuga mu gifaransa ngo la prévoyance. Babona mbere y'abandi. Amen. Bavuga ngo barita aba leaders, ariko ntabwo ari aba leaders na managers, kuko ntabwo bafite iyo yerekwa. Donc on manque cruellement de leaders, kuko badafite iyo. Icyo ni Imana igitanga. Moses, David, Joshua, amen, n'abandi muri Bibiliya bari aba true leaders, kuko babonaga ibintu mbere ko abandi babibona, bakababwira icyo gukora. Uyu munsi rero ntabo bantu ngabo si benshi, bitwa aba leaders, our leader, ariko wareba definition ntabwo ari leader, ahubwo ara managinga gusa abantu n'ibintu. Wabyumvise? Reka dufate iminota 5 rero, hanyuma tugaruke rero tusengere hamwe mu kurangiza uyu munsi wa nyuma wa gatanu iyi minsi twagendanye muri iri jambo ry'Imana. Turagushima Mwami ko watuvanye mu mwijima w'icuraburindi, mwijima w'ibyaha, mwijima w'ubujiji, umwijima wo kugomera Imana, umwijima w'ubwirasi, umwijima twari turimo dukora ibyo Satani ashaka, ariko waradukije ubutwari bw'umwijima, utwimurira mu bwami bw'umucyo bw'Umwana wawe ukunda ari Yesu Kristo. Muri we akaba dufite gucungurwa ariko kubabarirwa ibyaha. Urakoze rero ibyo ukomeza kubaka muri twe, kugira ngo Umwami tuzaba abantu bashitse, abantu bagiye bakura kugeza ku rugezo Imana yabageneye muri Kristo. Urakoze rero, turagushimira ko umaze gukora ibintu byinshi kubw'aya masengesho, umaze guhindura byinshi kubw'aya masengesho. Imbaraga z'umwanzi zaratsinzwe, zaraneshejwe mu buryo bwinshi. Urakoze Mwami, ukomeze gufungura ubwenge bwacu, tutahura ibyanditswe byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Ukomeze kubaka itorero ryawe. Turamagaye umwuka w'izina rya Yesu, turamagaye umwuka w'urukundo wakwizera mu izina rya Yesu Kristo. Turamagaye umwuka w'ubufatanye mu Mwami mu izina rya Yesu. Turamagaye Mwami gukura kw'abana b'Imana mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Abantu Mwami bari mu itorero bamenye identite yabo, bamenye icyo bari cyo mu bwami bw'Imana, kugira ngo Mwami nibazabe des potentiels ratés, ariko bazavemo icyo wabageneye muri Kristo. Turagushima rero, turazanye imbere yawe abana bawe mu mpande zine z'isi, kugira ngo Mwami ukomeze ubake mu kumenya. Turahamagaye kurindwa kwabo, urinde abakwizera Mwami Yesu n'imiryango yabo n'ibyabo mu izina rya Yesu Kristo. Turazanye Mwami itorero ryawe muri iki gihe, tutegereje ugaruka kwawe, urigeze muri maturite mu izina rya Yesu. Urikize ubwana bwo mu mwuka, kugira ngo bareke kujugunywa hirya no hino
n'imiyaga yose n'imyigishirize y'ibinyoma, kugira ngo bahagarare mu ijambo ry'ukuri, bubakwe bose nk'ingingo z'umubiri umwe, kugira ngo l'assistance de l'esprit, gufashwa n'umwuka, bibazamure ku rwego rw'umwana w'Imana. Turasengera rero n'abantu bose batarakumenya mu isi, umucyo wagereho bakumenye, ubutumwa bubagereho mu buryo butandukanye. Abo wageneye ubwami bumva ijambo ry'ubwami mu izina rya Yesu. Ngo abo wamenye kera waturanije kera, abo waturanije kera warabahamagaye, abo wahamagaye warabatsindishirije, abo watsindishirije wabahaye ubwiza. Urakoze Mwami. Turazanye rero na Isirayeli, dufite umwenda wo kwisengera ngo habaye kunangira imitima yabo, twebwe abanyamahanga twinjire mu bwami. Ariko umubare ushitse numara kugera mu itorero abanyamahanga, ngo Isirayeli yose izakizwa. Turabasengeye Mwami, ngo usoze ijambo ryawe kuri bo. Warabavanye mu mahanga, nubwo bamwe bakiriyo, ariko Isirayeli yaravutse, ntabwo bikiri isezerano dutegereje. Isirayeli yabaye ishyanga murando rw'amahanga. Nyuma y'imyaka hafi 2,000 bari baratatanye kure ya gakondo yabo, warabagaruye. Uyu munsi bari baranyura mu bihe wahanuye muri Yeremiya, intangiriro y'ibihe by'umubabaro wa Yakobo, ariko ngo bazakirokokamo. Turabasengera Umwami, kugira ngo muri ibihe bikomeye n'ibikomeye biri imbere uzasoza ijambo ryo kubarokora, kugira ngo bazakumenye. Uko waravuze ngo kuri ico gishitsi ngo muteme ico giti, ariko mugisigarize igishitsi, kubera ko kiherezo kuri ico gishitsi nyine hazashibuka urubyaro rwera. Urakoze Mwami. Nous prions pour la restauration finale d'Israël mu izina rya Yesu. Turasengera Yerusalemu umurwa wawe, nawe nyine uzabaturwe igihe kigeze. Turasengera nawe umusozi w'ingoro Mwami, kugira ngo igihe nikigera uzaweze, kugira ngo ya ngoro Ezekiel yeretswe, ingoro ya millennium, ingoro y'ingoma ya Kristo, kugira ngo izubakwe igihe kigeze. Mu izina rya Yesu. Urakoze Data. Nibyo tudasabye urabizi bikenewe kurusha twebwe. Mwami ubitange nk'uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Igihe cyose uzaba uri muri intercession yawe, uzaba uri mu masengesho yawe, ibyo bita culte personnel, uzajye wingingira ibimaze kwingingira. Ntuzajye usengera gusa ibyawe, uzajye winginga n'ibi nabyo. Uzaba umukunzi w'Imana, kuko ibi nibyo bifashe ku mutima w'Imana. Mwakurikiye? Amen. Kuko umutambyi ntago yirebaho, areba abo akwiye gutambira. Amen. Kandi iyo ni signe ya maturité, ko umuntu arakura. Kuko umwana ikimuranga ni egocentrique. Umwana yirebaho, abashaka byose bimuzaho, toute l'affection, toute l'attention iba kuri we. N'igihe abakuze baraganira, bebe ahita asaza imigere kugira ngo bamwibuke ko ahari. Niko bimeze. Ariko tumaze gukura tukava mu bwana, tutatumenya ko atari twebwe centre, n'abandi barahari. Nayibizi. Ariko marezima abantu bakura, ariko umwana akakomeza kuba muri bo. Barakuze mu myaka, ariko wa mwana aracyari muri bo, ko barashaka ko byose baba centre. Iyo ni uburwayi rero. Amen. Babita muri psychologie, cette personne-là a été fixée. Fixation. Fixation ni kuvuga ngo ari imyaka runaka wahagaze gukura, ariko igihagararo kigakura, ariko mu bwenge warahagaze. Mu bwenge, mu marangamutima byarahagaze. Niho uzasanga umuntu afite imyaka 50 ariko aracyafite ibitekerezo by'umwana. Yabona abantu baravuga n'ikintu akwiye kwinjira gusa abe centrali, kuko n'umwana akiri muri bo, nta maturité iraba. Niyo mpamvu ari problème muri société, kuko hari abantu babaye fixé kuri âge runaka ntibigeze bakura. Okay?
imyaka yabo y'ubukure ntabwo ijyanye n'ubukure bwo mu mutwe no mu marangamutima. Basaza imigire ariko mu buryo bw'abantu bakuru. Rero ubwami bw'Imana rero mu ijambo rimwe mbere ko turangiza ni bugari mu myigishije yabwo. Ubwami bw'Imana ntabwo dushobora kubwiga mu mwanya muto ngo tuburangize. Ubwami bw'Imana bufite amasomo menshi, ariko ibyo ugeraho, ibyo Umwuka akugezaho agusaba kubishyira mu bikorwa. Ntuzarindire ngo umenye byose, ntibizashoboka. Ariko ibyo umenya ubishyira mu bikorwa, ibyo umenya ubishyira mu bikorwa, aho niho Umwuka azagukuza. Amen. Aho niho tubona rero dynamics y'ubwami, imbaraga z'ubwami ukuntu zikora. Nugenda buhoro buhoro, ibyo umenya ubishyira mu bikorwa, ibyo umenya ubishyira mu bikorwa, ubisengera. Uko niko uzagenda ubona imbaraga z'ubwami uko zikora mu buzima bw'umuntu ari mu bwami bw'Imana. Amen. Ariko udashyira mu bikorwa, rien ne se passera. Uzaguma uri uko nyine, uzamera nk'umuntu atigeze yigishwa. Rero ni byiza rero kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyo ugenda wigishwa. Nimba Imana ikubwira to live by faith, ukwiye gutangira kwiga kubaho mu kwizera. Ntabwo biza ngo baba ukwiye kwiga gushyira kwizera mu bikorwa n'ibindi. Ukwiye kwiga gusenga, ukwiye kwiga kwiyiriza, ukwiye kwiga kumedita, gutekereza ku ijambo ry'Imana, ku mirimo y'umwami. Ukwiye kwiga contemplation twayize, nawe ukwiye kuyiga. Ariko umuntu w'ikigihe biramugoye ko twabaye imbata y'ikoranabuhanga. Ntidushobora kubaho turamanipira telefone, ntidushobora kubaho telefone itara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Murakoze rero mwebwe twabanye. Amen. Nimba hari ikintu wungutse, mwifurije ko cyakubera umugisha ukayishyira mu bikorwa. Nubishyira mu bikorwa uzabona ko ubwami bw'Imana bufite imbaraga zabwo. Amen. Ariko nudashyira mu bikorwa nta kimwe kizaba. Uzibaza ko amagambo y'Imana na magambo nyine. Yesu igihe cyose aravuga ngo nimba mwabyumvise ni byiza, ariko muzaba muhiriwe nimubishyira mu bikorwa. Kadusenge. Data, turagushima ko wabanye natwe muri iki cyumweru cy'ububyutse. Ndizera ko Mwami abari basanzire benshi warabakanguye, abaguye bakaba barakurikirana inyigisho barabyutse, abari barapfuye mu mwuka ukaba warabazuye, abari kure ukaba warabiyegereje hafi. Urakoze rero Mwami, aya magambo y'ubwami tumaze iminsi tubibwamo, Umwuka Wera ayavomere kugira ngo yari imbuto y'ubwami, kugira ngo Imana ikuzwe, Imana ihimbazwe. Mu izina rya Yesu Kristo turakweretse Mwami n'amateraniro yo gusoza iki cyumweru mu kanya, kugira ngo Mwami Imana uze gusuka umugisha wawe, binyuze mu ijambo, binyuze mu ndirimbo, binyuze mu masengesho. Mu izina rya Yesu Kristo imirimo y'ubwami ikoreke mu mbaraga z'ubwami, kugira ngo abantu bamenye itandukanirizo hagati y'idini n'ubwami, ubwami bw'Imana. Imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo tuburijemo n'inama zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Ko rero iminota mike isigaye komeze gutekereza iby'ubwami. Amen.